asaga n'umuriro, buri wese aboniye ingabire yagenewe. Ngwino, 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 Roho w'Imana, Roho mutagatifu, Roho utanga urukundo, Roho nziza y'ubwenge. Ngwino, 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 Roho w'Imana, Roho mutagatifu, Roho utanga urukundo, Roho nziza y'ubwenge. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Ngwino Roho Mutagatifu, usanganye imitima y'abakwemera bagukunda, wohereze Roho wawe, byose bibe bishya, n'isi izabone guhinduka. Dusabe. Mana myesha kwemera Roho Mutagatifu, turagusaba kubwirizwa nawe, gukunda ibitunganye no kunogerwa nawe iteka, kubwa Yezu Kristo umwami wacu, amina. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe niryubahwe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutunga uriduhe none, utubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira ababiducumuyeho, ntudutererane mu bikoshya, ahubwo udukize icyago. Amina. Ndakuramutsa Mariya, wuzuye inema uhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu, umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyacyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Isengesho ryo kuryama. Mana yanjye, ubu ngiye kuryama, ndakwizigiye, undinde muri iri joro, noye kukugirira icyaha. Mariya mubikira mutagatifu, nawe marayika murinzi wanjye, n'abazina mutagatifu, mundinde muri iri joro, n'igihe nzapfira nzapfe nizeye. Amina. Isengesho ryo gusabira abarwayi. Mana iguhoraho ugahanga byose, ni wowe ukiza iteka abakwemera, turatakambira abarwayi tugira ngo bagirire impuhwe, maze nibamara gukira bazaze kugusingiza muri kiliziya yawe, bagusingiza iteka n'abatagatifu bawe. Amina. Bikira Mariya nyir'impuhwe, wibuke ko ntawigeze kumva ko wasubije inyuma waje aguhungiyeho, agutakambira ngo umurengere umusabire. Nicyo gituma nkwizera, ndakugana nkuganyira ngo mpagaraho, kuko ndi umunyabyaha. Mubyeyi w'umukiza, ntiwirengagize ibyo nkubwira, ubyumva ubyiteho. Amina. Nyagasani Imana yacu, turagushimye, akanya nk'aka ngaka tugushimiye ko waturinze, waturindiye mu mirimo itandukanye, waturindiriye mu kazi gatandukanye, none uyu munsi Mwami turi imbere yawe kuri iyi saha, turakwinginze ngo utubabarire amafuti yose twiriwemo, utubabarire aho twavuze nabi, utubabarire aho twarebye nabi, utubabarire ibitekerezo bipfuye, maze iri joro rurukire kubana natwe. Nyagasani, sukura roho zacu ndetse n'imibiri yacu, ubwo twizihiza umunsi wa Pentekoste, umunsi w'ejo. Mwami, turagusabye kugira ngo ukomeze kuduha roho wawe, akomeze kudusenderamo. Tuzi neza ko abayoborwa na roho wawe aribo bana bawe, niyo mpamvu natwe tugusabye ngo abe ari wowe utuyobora, atuyobore mu kazi kacu ka buri munsi, atuyobore muri byose, atuyobore mu ngo zacu, atuyobore ku musozi dutuyeho, atuyobore muri iki gihe turimo kigoye, atuyobore inzira nziza ituganisha ku butungane. Iri joro rero Nyagasani, uduhe kuba maso, kandi Nyagasani udusure, utuganirize, uhugure ubwenge bwacu. Ni kenshi Sekibi ihora ishaka kutuvogera,
ariko turakwinginze kugira ngo ubudahangarwa n'ubumuntu duha bya buri munsi abe ari byo dusesekazaho muri iri joro. Genderera abafite ibibazo bitandukanye, hari abafite ibibazo by'uburwayi, hari abafite ibibazo byo kurwaza, hari abafite ibibazo byo gupfusha, hari abafite ibibazo by'inzara, hari abafite ibibazo by'ubukene butandukanye. Muri iri joro Mwami, ndakwinginze kugira ngo buri wese umusange uhaze ukwifuza kwe. Nyagasani Mana yacu, ari ufite ubukene wabuze ayo kwishyura inzu umwishyurire, tuzi neza yuko wowe ubwawe ari wowe ufite ubutunzi bwinshi mu biganza byawe. Niyo mpamvu bose mbakweretse kugira ngo Mwami ukore mu biganza byawe ubashe kubagirira neza. Genderera abananijwe n'uru rugendo rwo kuri iyi si, nabo bagarure mu nzira y'ukwemera. Genderera abasinzi bari kugenda babuze ubwenge, bari kugenda bataye umurongo, nuko nabo ubashe kubagirira impuhwe Nyagasani. Genderera abasambanyi babuze iyo berekeza, bishora muri iyo ngeso, abo nabo ndabagutuye kuko roho aba yagiye kare. Igihe umuntu agiye mu busambanyi, nta roho mutagatifu aba afite. Igihe umuntu yagiye mu businzi agasinda, nta roho mutagatifu aba afite. Igihe umuntu yabuze roho mutagatifu, aba ameze nk'uwapfuye. Abo bose rero ndabakweretse Mwami, kugira ngo iri joro buri wese umusure umuganirize uhugure ubwenge bwe. Nyagasani kandi umuhe imbabazi zo kutazabisubira. Umuhe imbabazi kugira ngo nawe asendere roho mutagatifu. Duhe gukora ibitunganye, duhe kuvuga amagambo akwiye, turinde kwicara mu nteko z'abaneguranyi, ahubwo duhore iteka tunyurwa n'ijambo ryawe, duhore iteka turirimba turuhura roho zacu, duhore iteka dukora ugushaka kwawe. Uri Imana nzima, uri umurengezi w'ubuzima, ntawe ukwiringira n'umwe ujya uheka amaboko. Uko niko tuguhungiyeho kuko tuzi ko ufite byose. Reka ugushaka kwawe rero abe ari ko kuganza, ntabe ari twe tugaragara, ahubwo icyubahiro cyawe ari cyo kiganza muri twe. Komeza kwihesha ikuzo n'icyubahiro muri byose, bwa Yezu Kristo Umwami wacu. Amina. Sendereza roho wawe mutegetsi wanjye, urampa imbaraga niyoborerwe nawe, kugira ngo ndambe muri ubu bugingo. Sendereza roho wawe mutegetsi wanjye, urampa imbaraga niyoborerwe nawe, kugira ngo ndambe muri ubu bugingo. Roho mutagatifu atanga byose, niwe utabara bari mu rugendo, akabayobora ku Mana Data. Sendereza roho wawe mutegetsi wanjye, urampa imbaraga niyoborerwe nawe, kugira ngo ndambe muri ubu bugingo. Wigira ubwoba uri kumwe n'umubyeyi, Mama Mariya nyina wa Kiliziya, adufata ukuboko tugiye gutsikira. Wigira ubwoba uri kumwe n'umubyeyi, Mama Mariya nyina wa Kiliziya,
adufata ukuboko tugiye gutsikira. Nsendereza roho wawe mutegetsi wanjye, urampa imbaraga niyoborerwe nawe, kugira ngo ndambe muri ubu bugingo. Dusabirane.